les Asia Brigade il y a deux ou trois régiments mieux bikuye ariko usubije inyuma reka nikomeretse turaza kuvuga ko wisubiza inyuma reka turaza nuko ari nani reka byikorera ndabona byakubye mu Kinyarwanda bavuga uravuga iki barana usobanure yes mute your mic abo bandi ntabwo ari abakongomani ntabwo nzi niba ari ubwoko cyangwa niba ari uturere sinzi uko mubyita ngenda byita ubwoko kuko ibyo bintu ntabwo mu rurimi rwacu tubigira twabonye Kasavumbu ari ku butegetsi nka perezida yari umukongo Mobutu yari umungara arahagarara atelema cyangwa aguma ku butegetsi Kasavumbu atika Bokonzi atika Bokonzi areka kuyobora cyangwa areka ubuperezida Imana imuheruko ridashira Lumumba araza ati ntabwo igihugu gishobora kugenda bireba mu butaraza yica Lumumba afatanyije n'abantu bavuga igiswahili abantu b'abaringara bafata ubutegetsi Bangala bazwi Bokonzi wana ba tribunal sedalaki malamu abaringara cyangwa abavugiringara bafashe ubutegetsi ubundi bwoko bwagize amahoro Mobutu asana yakosana tokufa na Katanga Mobutu yakoze ibyo yakoze byose muri Katanga turashira Bakongole nyose bazalaka na Kongo abakongomani bose baba muri Kongo balomba likambo wana te ntibigeze bavuga ikintu mbabwiye tokufa nataya kyongwa kumwanza natika ya liboso oye tolobela we ya kyongwa kumwanza izalaki Mobutu tutagiye mu byabanje cyangwa ibyatambutse ntangiriye ku bya Mobutu Kongo mubimba inubata mukote Kongo yose ntabwo yigeze ivuga kuri iki kintu Tokeni turagenda iminsi iricuma Chena bundi bakane na bakane Kabila loraye azi Bokonzi Kabila araza tugenda turarwana Mobutu baraza bahura ubuturaho Kasiya Mobutu Aminirora Kabila araza ise wa Kabila uyu mwana bawe bayana yende baboma ye abo ngabo bamuzanye nibo bamwishe Bazimbo Bokonzi bapesi soki mwana naye bafata ubutegetsi babuhereza umuhungu we mwana naye abomi bakasaye umwana nawe aragenda bakasaya arabicara bamara pereta kama inasa ngao inabungise bantu na village nangana tale ndiyo ubwanjye napfushije abantu muri village yanjye Kongo mubimba kimya Kongo yose cukuwe iraceceka ata turibimo ko rubele likamboana te ntabwo kuna bigeze bavuga kuri icyo kintu Bokonzi waneza laki malamu ubwo butegetsi bwe bwari bumeze neza tokei turagenda nani Felix Bokonzi baswahili nyose Kisegeti abafasha ubutegetsi abaswahili bose barahaguruka mbibutse iyo bavuze abaswahili ku bantu batazi mudashaka mwumve fenomene murebe ukuntu Kongo arakasa mutwe soki barobi baswahili cyangwa bavuze abaswahili ntabwo ari abantu muri Nord Kivu na Sud Kivu gusa Katanga barimo za Kisangani barimo ni ukuvuga ngo aba bose urukumva abanyakatanga za Lubumbashi za ibice byose za Kisangani Bukavu Goma Ituri Butembo byose baterurira hamwe babita Kinshasa abangaba babita baswahili ntabwo bebemera
umva tuzomona makambo tuzomona rero sikwe ninde nalo ndashaka kugira ngo tubone ibyo tubona ubu ngubu ariko none ndashaka kugira ngo mvuge baswahili woyo aba baswahili n'abangala n'abangara aha bango nde bazaba kongole nibo bakongomani bonyine ba Kongo n'abakasaye bango bazaba kongole te bakongo abakongo n'abakasaye ntabwo bari abakongomani ukiko dirige te ntabwo bashobora kuyobora igihugu bo banda kasavubu akufa utomoni mukongo mususu anekate kuva kasavumbu yapfa ntitwongeye kubona undi mukongo uza kuyobora iki gihugu tangu Lumumba akufa utomona kasaye mususu anekate kaka weka kuva Lumumba yapfa ntitwongeye kubona undi mukasayi uza kuyobora igihugu aye aneki sikoyo bino bato ya Swahili na zoto na bino bozali bakongole ya solo niyo mpamvu ndi kubabaza abantu muvuga igiswahili muri abakongomani b'ukuri pongana yebi histoire moko ya mboka we na zovana kuko njyewe nzi amateka y'iki gihugu nicayemo ndenge mindere basala baswahili nzi uburyo abazungu bubatse aba bantu bavuga igiswahili n'uburyo babazanye muri iki gihugu abantu uko bakuze abantu b'abaswahili ndenge mindere basala baswahili nzi uko bakuze abaswahili Kongo ni ngombwa ko Kongo tokunda na baswahili na Rwanda amwe tugomba kurwanya abavuga igiswahili n'abanyarwanda tukabarwanyiriza hamwe soki ko bombarde Kivu mususu Kivu wana nyonso ko bombarde na batu na biloko President Felix sala yango nibiba ngombwa ko Kivu yose bayirambika hasi kaba umuyonga soki bavuga ko bombarde Kivu wana na biloko na batu niba bishoboka ko Felix ugomba gushyira Kivu hasi ukayitwikana n'ibiti n'abantu bikore Kivu uyitwikane n'u Rwanda nzambe pe asala ibi ngibi ndi gukubwira n'Imana yarabikoze nzambe woyo yo pesa mabere wana asala Imana yaguhaye ubwo butegetsi gisegeti yarabikoze na Sodoma na Gomora muri Sodomo na Gomora yarahatwitse ezalaki na makambo lokola ya Kongo eza makambo ya se yawe eza ya Sodoma na Gomora ya imagination we bolobaka na français te ezali makambo ya soni esalama na Egypte na bamboka mususu ati ibingibi byarabaye mwana wanjye ibingibi byarabaye byabiri muri Egypte Sodomo na Gomora yabayeho Imana yaragiye irahatwika yica abantu irema abandi ba Etats-Unis wana bozolo iyo Amerika muvuga mesi bazaliko bariho batonga makambo mususu ko bayicanye barangije bubaka ibindi bintu bishyashya bazovivre na minere na makambo batonga makanisi mususu ya kokende tata bakoze ibyo bakora baraza bashaka abaminere ariko bari barangije guhanagurikaho mwana wanjye mwana ni wambaluma ibi ngibi ni ntabwo avuze mu kirimi cy'iwabo ntabwo ndibuze kubisobanura ntabwo ndi kubyumva wana yawa bazovivre na minere na makambo batonga makanisi mususu ya kokende tata mwana ni wambaluma mwana wetu wambaluma mwana wetu wambaluma ni nkuvuga ngo mwana ntabwo mbizi ibi ngibi ntabwo ari ringana Kirombo Mukishi ntabwo nzi ko yitwa Mukishi amuhamagaye izina ryo mu bwana yamwise akimara kumubyara mu yandi magambo ku bantu mutazi uyu muntu uyu nguyu bamwita Mama Martha niwe nyina wa Gisegeti Kirombo turi kumwe uyu ni mama wa Gisegeti niwe nyina wa Kisegeti ntabwo uri kumva umuntu uri kuvuga uyu ni mama Gisegeti urumva ko mamagaye izina rye ryo mu bwana ati bazovivre na minere na makambo batonga makanisi mususu ya kokende tata mwana ni wambaluma mwana wetu wambaluma Kirombo Mukishi akoresheje kode zo mu bwana uyu nyine wa Kirombo uyu bamwita Martha video nashinyikire hano nabitwitinze muze kuyireba yose iri hariya umva twagiye decide fata umwanzuro nashenye munini bantu babichi ntabwo byumvishe zandu wakambi na nani mujibubamba mumukani ntabwo byumvishe Abrahama ni Abrahama ntabwo byumvishe
Ninga babeganya na Sodoma ni Gomora. ntabwo Nasana nini? nkora iki ibyo numvise ibindi mu kiruba cyangwa mu kikasai sindi kubyumva. Soko zana batu na yoye bisa bango badima. Niba hari umuntu ufite abantu bari muri Kivu nababwire baveyo. Zamba yebisa yena zana ndego na ngai. Yo pe ata bango nyonso wana bazama be batu ozo sana na bango. Kwena mupangi na shawumwa. Ndapfuye. Ozangi ata mokote. Akokiko sana makambo akokama. Afindi asana azanaki ye moko. Ati kaze nkubaze ati mubwire niba ufite umuntu muri Kivu umubwira aveyo narangiza kuvayo niyo yabari umubwira aveyo azi kuko Imana yavanye umuntu umwe muri Sodoma na Gomora mbere yuko yatwika. Ahita abaza umuhungu we ati Kirombo wanjye nta muntu n'uyu n'umwe ufite mu butegetsi bwawe. Sote zana uozana moko atambi mbane. Niba ufite umuntu umwe cyangwa babiri Kirombo wanjye Pesa bango worde. bahereza itegeko Zuwa ba mususu wana kota na bango na barenyu. uhita ufata indi leta yose n'abayobozi bose ba gisirikare n'abandi uretse ba bandi babiri mufitanye ibanga hita batwara mu nama bahamagaze mu nama babayihugiremo Nibale wana. ba bandi babiri Yebisa bango babombarde Kivu na Rwanda malamoko. bahereza itegeko barimbure Kivu n'u Rwanda rimwe. Nindere baya kusigisa biso. Hanyuma abazungu bazazi natwe batumare Tonga simate. ntituzasubira inyuma. Ko negosiete. Ntuzaje mu nama cyangwa kumvikana nta byo kumvikana Po bantu ya Kivu bazaba ndiko na biso te. kuko abantu bo muri Kivu ntabwo ari abavandimwe bacu ntabwo ari abakongomani nkatwe. Bantu ya Katanga bazaba ndiko na biso te. Abantu bo muri Katanga nta sano dufitanye nabo mwana wanjye. Mawaya nini? Agahinda kiki Biso bagasaye to kukoma kufa kaka bo bazo silisa biso paske ba hivi biso nde bati ya mboka wana. abasakasayi tuzakomeza gupfa baratwica bakatumara kuko bazi ko ari twe ba autochtone cyangwa ari twe ba origine b'iki gihugu. Histoire ezo yebisa bango biso nde bati ya mboka wana. Amateka arabibasobanurira neza ko ari twebwe bakavukire. Sala oyo na yebisa yo. Kora ibyo nkubwiye nka nyoko. Ozanya tamu moko oya nimene yote. Ubu ngubu muri leta ya wa mwana we nta muntu n'umwe ushobora kukwizerera bagakumvira mukamutegeka akabikora. Pesa nye ordre. Muha itegeko Bombarde nyonso eke. agende arimbure Kivu n'u Rwanda. Nzamba ko yako sana makambo mususu baba we bakoya. Imana izoza yongere yubaka ibindi bishya hatwikazenye. Wana nde malobana lobi. Niyo magambo nkubwiye mwana wanjye. Eza epele tolembi na batu ya baswahili tolembi na bango kobanda bakongo na bango karantena na bango makambo na bango nyonso tolembi na bango. Turambiwe abaswahili, turambiwe abantu bavuga igiswahili, turambiwe imico yabo idahuye n'iyacu, turabarambiwe bimaze kuba byinshi barimbure. Siniza nyonso. Bamareho. Kweyo kama wate. Ubagirira impuhwe. Asayemba we bazana Kivu bolongwa bobanda kolongwa. Abakasayi mwese ndabahamagarira muri Kivu mwese muveyo bolongwa muveyo musohoke muri Kivu. Bazana Lubumbashi bozonge pana biso probleme zanite. Abantu muri Lubumbashi ni muzi wacu muri Kasayi muviyo ngiyo mbere ko baharimbura. Nsa bombarde Katanga na Kivu nyonso. Hanyuma mwana wanjye Kirombo bombarda Katanga na Kivu byose bijyane n'u Rwanda. Ayo nguko ngubu butumwa dutangirire kuri zero twubaka bundi bushyashya wamaze kwagira umuyonga.